witwa Richmond Rastaman Lamptey ni umukinnyi w'umunyagana waguzwe na APR uyu mwaka. Maestro Narsene Maestro ne yaguzwe uyu mwaka avuye mu ikipe ya Asante Kotoko iba mu mujyi wa Kumasi, ni umujyi wa kabiri ukomeye cyane mu gihugu cya Ghana. Akaba yaraje muri APR ndetse binavugwa ko ari umwe mu bakinnyi buriya ngo bahenze bahembwa amafaranga menshi muri APR. Aje ahantu tumwibuka abakunzi ba APR navuga yuko ni bitandatu njye uko nari nabyumvise, ariko ibintu by'imishahara ndi kuvuga ibyo numvise ni hagati ya 6 na 7 uko nari nabyumvise. Ntabwo ndi siri 100%. akazamo naba pichu bangahe ariko we n'abantu bitwa ba Dauda n'abakinnyi bahembwa amafaranga menshi. arega bira bintu igihe yanditse ivuga ko APR hembwa arenga miliyoni 200 biba bizamurwa n'ibyo byose nyine. Hanyuma rero ndamutse mvuze ko abakunzi ba APR uyu mukinnyi ikintu bamwibukiraho ko yaba yarakoze kuva yagurwa ni passe yahaye Mamadusi muri Sekafa Kagame Cup. yahise ijya mu mitwe y'abafana ba APR, ariko kikaba cyari n'ikimenyetso cy'uko uyu mukinnyi ashobora kuba azi gukina. Ashobora kuba azi gukina. Burya hari pass umuntu akora ukabona atari ikintu kimugwiririye, kikaba atari ikintu cyatombora. Gusa nyuma yaho ntabwo twigeze tubona umutoza amukoresha, ndetse ngo byaje no kumutera kuyaga. Hari na match yagombaga gukina ari kuri fede match, ariko ngo aza gushwana n'umutoza kuri Kigali Pere, umukinnyi ngo ahita ava mu bandi arimanukira arigenda. Icyo gihe nazamutse APR iri mu myito irimo kwishyushya, turi kumwe na Kanyizo, turi mu modoka dukubitana na Richmond Lamptey ageze ari gutambura rwose kuri amusigiti, ageze ku musigiti arimo yimanukira n'amaguru. Nubwo twakubita amaso kuri line-up tukabona ari kuri bench, noneho yarari kuri tugiye kubona tubona ari kubona Makaristeri. Icyo gihe mu mitima y'abamwe abantu bafite ubwo nta tuntu tugiye tunyuranye agiye gukurikirana mbere ya match dushobora kuza kumufasha muri match. si match ya AS Kigali ya Heroes Cup igikombe cy'intwari. nibyo tuhageze tubona no kuri ntabwo arimo yishyushye, turavuga se ari gukina atishyuhije. reka burangwe uriya musore Fred Warren wese amusimbura kuri mu bakinnyi kuri fede match niwe sujyaho. Hari umuntu wo muri APR nagerageje kubaza arambwira ngo yagize ikibazo agahita ava mu bandi akigendera, ariko ko birashoboka ko cyari ikibazo ariko yagiranye n'umutoza. Hari amakuru avuga ko ikibazo yabafitanye na Darko Novic gishobora kuba gifite umuzi w'uko yaba yarifujwe ko yajya muri agency yitwa Miri Sport ifite ihuriye na Darko Novic akabyanga. Ibyo bintu ngabo amakuru y'imvaho kuri iyi nkuru uko bimeze na yahe bimeze ibintu umuzi wabikomojeho neza, ni ibintu byahereye muri Sekafa. Uyu mukinnyi yaguzwe yarabaye selectionné mu ikipe y'igihugu ya Ghana yakinnye igikombe cya Afrika giheruka. Yes, he was among 23 players. Yes, ntabwo yakinnye ariko ajya kugera ku rutonde rw'abakinnyi 23 bajya muri selection nationale y'ikipe y'igihugu nka Ghana. Hari ikintu gifatika ushoboye. Donc yabaye preselection muri Black Stars niyo ba selection ntabwo yabonye preselection, yabonye selection finale, yabonye preselection anabona selection ijya mu kipe y'igihugu. Niyo wabona preselection ukajya mu bakinnyi 40 Ghana itekerezaho. Ghana mu gikombe cya Ghana ya Chan cyane, Ghana yaba bayu, Ghana yaba Thomas Ghana yaba Partey Kudus cyane basemenyo ni ikipe ikomeye uburemereye. Iyo kipe kandi urumuro kukina muri Ghana urumva ikintu kuntu kiba gikomeye uba uri mu bameyere muri icyo gihugu. Uwo mukinnyi yagiye muri Sekafa, umutoza amufiteho impression nziza, amubonamo ahazaza. Abegereye uyu mukinnyi bakubwira ko ngo muri Sekafa aribwo uyu mutoza yahise atangira kumwegera amubwira ati ubwo amaze gukora transfer byarangiye, nakurangira deal, nakurangira agency ishobora kugufasha kuzamura kariyeri yawe ku buryo rwose mu mwaka umwe buvuye muri APR ugiye mu ekipa akomeye kurusha yandi muri Afrika. Yarabipreshije ntibyari bibi, yarabipreshije
ko ashaka kumujyana mu makipe yo muri Afurika pana byo kuvuga ngo ku mugabane w'Uburayi iyo company reka mbanze nyibasobanurireho mumenye ibyayo iyo company yitwa Mir Sports Mir MER yashinzwe mu bihumbi 2022 ariko ubu tuvugana imaze kugira abakinnyi 39 across the continent barimo na Caleb barimo na Bimenyimana Bonfils Caleb niwe bya bintu twibazaga tuti Caleb abaye hati iyi company ni imuzunguza uyushute hari abantu ubona bafite company ikomeye urumva iyo company ifite abakinnyi 39 barimo 29 bakina mu byiciro bya mbere hirya no hino ku mugabane wa Afurika uheruka kwinjira muri iyo company ni umukinnyi mushya APR iheruka kongeramo witwa Sheikh Jibril Watara niwe mukinnyi mushya iyo kipe iheruka kongeramo yamwongeyemo mu kwezi kwa mbere Darikonovic ashaka kwizanira muri uku kwezi kwa mbere nibwo uyu mwataka yasinyiye iyi company ibamo n'abatoza ariko ibamo n'abatoza bagera kuri 6 ba Nazreddin Nabi nawe irimo muri Darikonovic ibamo muri iri tsinda ibamo umutoza witwa Sidiramovic Sidiramovic ntimumuzi watozaga yange ejo bundi uyu w'ubwanwa nawe irimo n'uyu wa Kaizer Chiefs nyine Nabi niwe yavugaga na Darikonovic na Sidiramovic hiti yaravuze yanga baratandukanye ejo bundi yagiye muri Algeria irakomeye ahubwo cyane iyi company nyirayo ni umuturke n'umunyaturukiya ikintu cyabaye rero ni iki umukinnyi witwa Richmond Lamptey muri iyi minsi yari revolse aragenda ajya kubwira abayobozi ba APR ikibazo afite apana bya bindi buriya ngo ni umuntu wagiye agira umutuzo w'igihe kirekire ngo nawe n'umujyanama mwiza ngo yagiye akajya abwira abakinnyi bagenzi bati b'abanyamahanga nukuri iyo umutoza atagushaka urihangana igihe cyawe kikagera ngo ugakora cyane ukamuprova ko ari umukinnyi ukomeye rwose ariko ntibivumbure ngo ajye inama cyane ariko ngo enough is enough ibyo bintu mu mpera z'ukwezi gushize yageze aho cyagiye nyine nyuma y'iriya match ngo aratomboka ubu yamaze kumenyesha abayobozi ba APR ibibazo bihari aravuga ati nge simbihamya ariko nkeka ko kuko yashatse kumpa diri sinyemere nkeka ko aricyo kintu gituma ndwanya arangije abayobozi ba APR ntimutungurwe mutangiye kubona uyu mukinnyi akina duhereye kuri match yo ku munsi w'ejo bazakina ikipe ya Musanze ngo uyu mukinnyi ari mu bo rwose ubuyobozi burimo buvuga buti mushyiremo turebe rega ntumushyiremo ngo turebe kandi ikindi biranakubitana na meforme twanabigarutseho ku munsi w'ejo ya Mahamadou Lamine Ba icyo hari umuntu utakireba nta numwe rwose yasubiye inyuma pe ngewe ubwanjye n'abandi benshi ndi mu bantu babona yuko uyu mukinnyi bitewe n'abakinnyi bashya APR irimo ikoresha muri phase retour kuri ligne y'ubusatirizi nge nshobora kubona ko uyu mukinnyi ashobora kugira ikintu akora simpamije kuramutse umuzanye ari we wenda waba meneri mwiza kurusha abari cyangwa se umudistributeri mwiza kurusha abahari ariko nge mbona kariteze ari umukinnyi ushobora gukinisha neza bano bakinnyi baba wingers b'abanya-Uganda ndetse n'uyu mwataka cyane cyane abakinnyi bo ku mpande kuko n'abakinnyi ntabwo bazi gukina cyane ntabwo badiribura cyane ariko n'abakinnyi bihuta bakenera espace yo gukiniramo bisaba rero umukinnyi ushobora kugira IQ yo hejuru gutekereza byihuse wihuse mu maguru ufata bari ikintu cyambere atekereza ari ugupasa nka kuri abawuziri bari bameze atari umuntu ugira ipupa y'igitego kuko kariteze uyu mukinnyi ubona ko zitandukanye n'iza Lamine Ba ni umukinnyi we igitekerezo cyambere kimuzamo afite umupira no guhita atera ku izamu ariko Lamptey abamubona mu myitozo na match nkiyakinnye ni umukinnyi igitekerezo cyo cyambere kuba ari ugupasa umupira kandi aho pasa mu mpande no gupasa nasubije amaso inyuma ukareba uno musore kuva yakina nase ubu ngubu usubije amaso inyuma ugakora igitero cya pasi yatanze zivamo ibitego wabona nimba ari nyinshi zarenga ebyiri Lamine Ba oya arega mwe mufite iyo ngiyo muzirikana mwa muvuga muti nyamara muri Sekafa yarayicometse Lamine Ba yacometse iyi nayo wenda tuvuga tuti hari imwe byari bigeze aho tuvuga ngo ibere bitero wa IPR ngo afite ibitego ariko na passe decisive afite rwose Lamine Ba nabonye hari n'abamuha ibitego bine oya ni bitatu ntabwo ari bine kandi barakoze afishe niba ari bine se ntabwo bigera ntabwo ari ni igitego cya Bugesera icya Gasogi n'icya ni bine ikindi sinyibuka ariko ni bine kandi ikindi kintu uyu mukinnyi yanaguriwe na APR
uyu mukinnyi yaguzwe hagendewe kuri statisitike ze muri Asante Kotoko kubera ukuntu yagize top scorer Steven Mukwara kugira ngo yamuhaye imipira myinshi cyane Mukwara yabaye top scorer ariko uyu niwe yamusunikira Ramute niwe wamupasa reka buriya APR yashakaga bose Mukwara ndetse na Ramute umwe ajya asunikira undi cyane ako kantu mpora nkibuka cyane mpora nkibuka cyane kuri perezida Paul Muvunyi 2005 avuga ati je naguze Ben Mwarara na Saido ntibazonkiza ngo umwe ajya pasa undi wimbwira ngo urampumure Kalisa Kase nabwo kuzonga urumva rero abayobozi ba Peri batangiye kuganira na Darkonovic ku mpinduka zo muri 11 kuva kuri match ya Musanze banganyije niba mubibona hari ukuntu wenda bakina nabi ariko ibigororotse pe abantu bongeye uburyo rwose hari ukuntu yajyaga ba Mamadusi batangiye kongera kubona umwanya nimuze gutungurwa kandi kuzanamo ba Yunusu ntabwo ari icyemezo cye rwose niriya ligne d'attaque kuzanamo ba kwicaza barafinda ugakinisha bariya bose kwicaza muzungu yakicara ku nibyo babwiye Darkonovic no bamushakira iminota uko byagenda kose